ndeba udahinga ko byagucanze ko wacanye ubwato ko ndeba udahinga dahinga se shaka nturetse ikigo isomo igihe rivunika. Icya kabiri ni ugusenga iteka nturambirwe. Mama reka kuzana ibintu bya pose, reka kuba bize, igera Imana usenge, niyo ntwari izakurengera ku munsi mubi. None udasenga byo rwose no gusengera bizakwegera. Niyo ntwari izakurengera ku munsi mubi. None udasenga byo rwose no gusengera bizakwegera. Gusenga nibwo buzima. Gusenga niki? Ni imibereho. Imana ibashoboze gusenga kandi musenge mwiyirije ubusa. Iyi ntwara abantu barayirambitse. Ntago Imana ikunda ko umuntu amenye Imana ahora arya. Uhere ku wa mbere ageze 30 iminsi 30 arya, afata amezi 3 arya. Kuko kurya cyane ni ifumbira kamere. Icyaga avuze ngo amen. Ngaruka ku ishuri ndashimira Imana rero ko niganye na Yesu, kandi Yesu afite abaprofeseri beza barakwigisha ugafata ukongera ugafata ukunguka ubumenyi mu nzu y'Imana. Wasanga nawe uri mu ishuri hanganira huri Imana nsubira mu ntara. Ariko ishuri ry'umuntu ni ry'umuntu, kandi umuntu atoroka ikigo ariko ntawe utoroka isomo. Murabyumvise ndi kubabwira? Minsi yatambutse leta igeze yafatira ibyemezo abantu batorose tronkome, barongera baragaruka, barongera barika. Nifuza ko umuntu atoroka ikigo ariko isomo ryo risanga iyo ugiye. Hari uvuga uteka ndebe ko nagirwa amagana aho bahinga, aho bagira bati urasanga isomo rishinyitse. Utorotse ikigo ariko isomo ryo urisanga Kayonza ari gutegereje. Iga neza. Ngeze mu rugo madamu arambwira ati rero namenye ko wahombye. Mbwira ko wahombye. Nta busobanuro nari mfite aho ngo ntabwo. Nta kabutura y'umwana nzanye, nta gitenge cy'umugore, nanjye ubwanjye ndasa nabi. Mbese narayayuyutse pe. Arambwira ati rero cyiza nta mafaranga nkubaza, fata isuku uhingire urubyaro rwawe. Urumva madamu atari umwana mwiza? Hari amafaranga nyatse aranyagaza ubone nyakure heye. Ndahinga se ndaheruka nzi ko bafata isoka si imyaka 10 n'ingahe. Nafataga isoka kugira ngo nzayikubita hasi mu murima. Iminota nk'itatu gashise kuri mu kirere. Akambwira ati reko ndebe utari guhinga. Ko ndebe udahinga ko byagucanze ko wacanye ubwato ko ndebe udahinga. Dahinga se shaka nturetse ikigo isomo. Uhinga birananira. Narahinze intoki ziturikamo amaraso n'amazi kuko sinari mperutse. Hanyuma nimba ari Imana musuye umunsi umwe navuga ndeka nsubire ku ishuri, subire Kigali aho navuye, ahubwo nazaguteza umwaka w'ibihekane. Sinzi ko navuze ati genda ariko ujye umenya urubyaro rwawe. Navuze ngo amen. Ngaruka ku ishuri ndashimira Imana rero ko niganye na Yesu, kandi Yesu afite abaprofeseri beza barakwigisha ugafata ukongera ugafata ukunguka ubumenyi mu nzu y'Imana. Wasanga nawe uri mu ishuri hanganira huri Imana izakugirira neza. Nimuvuge ngo amen. Nimuvuge ngo amen. Ryavuze ngo niba ifatiro zishenywe umukiranutsi yakora iki? Cya mbere ni ukumenya ko urufatiro rw'Imana rwo rugihagaze kandi rwanditsweho icyo kimenyetso kivuga ngo Uwiteka azabe. Ndashimira Imana ubwazabe rero azi nuko azabagenza, azi nuko azatugira. Ibintu byakanga byakunda iminsi yahinduka, Uwiteka afite uko azagenza abamwubaha. Nimuvuge ngo amen. Biravuga ngo ibyago n'amakuba by'umukiranutsi ni byinshi, ariko Uwiteka mukiza muri bine. Yaravuze ngo mukiza muri bingahe? Muri byose. Ngo arinda n'amagufa ye ngo nta na rimwe rijya rivunika.
icya kabiri ni ugusenga iteka nturambirwe. Mama, reka kuzana ibintu bya pose, reka kuba bize, igera Imana usenge, niyo ntwari izakurengera ku munsi mubi. None udasenga byo rwose no gusengera bizakwegera. Gusenga nibwo buzima. Gusenga ni iki? Ni imibereho. Imana ibashoboze gusenga kandi musenge mwiyirije ubusa. Iyi ntwara abantu barayirambitse. Ntago Imana ikunda ko umuntu wamenye Imana ahora arya, uhere ku wa mbere ageze 30 iminsi 30 arya, afata amezi 3 arya, kuko kurya cyane ni ifumbira kamere. Icya gatatu ni ukwihanganira umusozi uhagazeho utanduranyije. Yakobo 1:12 havuze ngo hahirwa umuntu wihanganira ibimugerageza, kuko namara kwemerwa azahabwa ikamba ry'ubugingo. Hanyuma icya kane ni ukwizera Uwiteka wenyine, ugakora amaso ku bantu. Twasomye Yeremiya 17:7 havuze ngo hahirwa umuntu wizera Uwiteka, Uwiteka nawe akamubera ibyiringiro, kuko azahwana n'igiti cyateye hafi y'umugezi gishorera imizi mu mugezi. Havuze ngo ntabwo kizita umwaka amapfa, nacana kizakomeza kwera imbuto igihe cyacyo. Amen. Hanyuma icya gatanu twabonye ko ari ukwibutsa Uwiteka amasezerano yose yaguhaye. Mwegire ijuru dusenga Imana. Tugira ngo dusenge. Ugasugira ngo we ntizasenyutse. Imana batabare iri joro. Ukuri kuyera Imana batabare. Ubundi mwebwe abanyamujyi muri abahanga yo mukennye ntago tubimenya. Mwihisha mu myenda, mwihisha mu mabubu, muri costume, ariko mu cyaro y'ikennye imyati iraza umweru ukagufata. Mwebwe Imana agiye bakingiriza, irabahisha, ibahisha rubanda, irabakingiriza. Imana yongere bakingiriza mu izina rya Yesu. Ariko Imana yubakire urundi rufatira, kuko urwambere rwarasenyutse ntirugihari. Mana yacu iri mu ijuru dusenga Imana. Shaka dusenga. Zarasenyutse uritotomba, zarasenyutse urasakuza, zarasenyutse uvuza induru urwana nabi. Aho hose umukiza abanza kweze agutunganye, kandi amara kukweza Imana ikuremera uburyo bushya muri amasengesho y'umugoroba. Imana yongereremo urundi rufatiro, Imana igushakira icyerekezo, Imana ihindura amateka, Imana ihindura ubuzima, Imana ikingura imiryango, Imana iguhuza n'umugisha wawe. Mana yacu iri mu ijuru, Imana ifite imbaraga zikomeye. Data wa twese mwiza kandi uhoraho, byiringiro kuba kwizera. Tugufite dufite ubuzima, tugufite dufite kubaho. Tuguwe neza uyu mugoroba mwiza duhaye. Ababyeyi bari imbere yawe, abagabo turahari n'abasore n'abakobwa. Jambo ryabo ni rizima, riravuze ngo niba ifatiro zishenywe, mukiranutsi w'Imana yakora iki? Erega zagiye zitembagara turabibona, zagiye zisenyuka abantu turaseba, abavuga baravuga, abaharabika baraharabika, zagiye zisenyuka ubuzima buracurama. Peladiko samoni krerevaya. Turasenze ubanze weze iteraniro, bagiye bivovota, bagiye bitotomba, bagiye bavuza induru, bagiye bapfana abantu. Twinginze Imana mbere ya byose amaraso ya Yesu niheza umuntu wese ahatsinzwe aboneka imbere y'Imana ashitse. Urakoze kutubabariye, urakoze kutwogeje, kimara kutweza kurya turasenze. Ubaka izindi fatiro. Twari duhanze amaso zarasenyutse, iz'akazi zarasenyutse, iz'imiryango zarasenyutse. Tumenye ko ari urufatiro ruzima rw'Imana, tumenye ko rugihagaze, ko ntabwo rujya ruhirima, ntabwo rujya rukubika kudeta. Twisunze urufatiro rw'Imana uyu mugoroba, rwubaka imbere y'abamama, rwubaka imbere y'abagabo, rwubaka imbere y'abasore n'abakobwa. Itoro turarisengeye, ifatiro zasenyutse nizongere zubakwe. Bubakira ihema aho bihisha, aho bugama, nibahure n'Imana. Tanga
tanga imibereho, tanga icyerekezo. Rema, rema, rema ibitari bihari, ibyapfuye nibizuke, ibyagiye nibigaruke. Haleluya, ibyataye agaciro nibigira agaciro. Turasenze umuntu wese ko yaje gukeneye nahure n'Imana. Tanga ibyo kurya, tanga imyambaro, ishyura amadeni mw'iri teraniro, kingura imiryango, abantu b'Imana boroherwe, babonera umugisha imbere yawe. Urakoze Mana kubibutse, urakoze kurengera aba babyeyi, urakoze kurengera aba bagabo, urakoze kurengera n'abasore n'abakobwa. Haleluya, kubw'uyu mugoroba tugushima ibyo ukoze. Miryango ukinguye, akazi utanze, ushomeri wirukanye, mu izina rya Yesu. Ubuzima uhinduye mu buryo budasanzwe, abantu uzamuye mu ntera. Imana ishimwe, kuri Imana y'imbaraga. Urakoze kubw'ibyo ukoze, tugukomeye amashyi. Ababyeyi baguhaye impundu kuko wumvishe gusenga mu izina ry'umukiza Yesu. Amen. Yesu abaho umugisha cyane.